Mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize uwitwa Layla yaramaze kuvugana na mama we ndetse mama we yaramutegereje kwa muganga, yarategereje yuko Layla azana umuti n'urushinge bari buze gutera Jenta, ibyiwe bikaza kurangirira kwa muganga. Reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kwa muganga. Mama Layla nangwa se mama Lucas aba arimo arashagirira mu bitaro byose, arimo agenda yitotomba yiciraguraho, ari nako ahamagara Layla, telefone ye igacamo ariko ntayitabe. Aba yitonganya avuga ati ariko nk'uyu nguyu reba ukuntu ari gutinda, amahirwe nk'aya ngaya twari tubonye twakabaye turi kuyabyaza umusaruro. Nk'ubu ngubu ari gutinda, wajya kubona ukabona Lucas aragarutse, nangwa wajya kubona ukabona hari Dr. uje. Reba amaze iminota 30 yose mutegereje ari kumbwira ngo araje. Noneho bigeze nta nubwo ari no kunyitaba. Ubundi uyu mukobwa mana yanjye Layla, ubundi ubwo uratekereza aho uri mu bwonko bwawe hari gutekereza? Aritonganya akiciraguraho, umujinya ukaba mwinshi, atangira agira ati ibi bintu byatangiye numva ari imikino, byatangiye numva bitazafata iyi ntera, yewe na nubwo numvaga ko bizagera kuri uru rwego. Noneho kugira ngo bimvemo urwango rugenda ruvumera muri njyewe. Ese uru ni urwango gusa ruri kunkoresha, nangwa hari ikindi kintu kibyihishe inyuma? Ese umukazana wanjye mwanga kuri uru rwego? Uwo ni umutima umwe uba uri kumubwira, undi nawe ukamubwira ugira uti ese umukazana wawe ko ari umwana mwiza, akaba agira umutima mwiza, ukaba waramwangaga umuhora yuko atabyara, uyu munsi akaba atwite, yewe cyari ikibazo cy'igihe gusa kugira ngo Jenta agira atya ahabwe umugisha nawe atwite nk'abandi. None uyu munsi aratwite, arahetse, ntiwamenya niba abyaye umuhungu nangwa se azabyara n'umukobwa. Wabwirwa n'iki se n'aba agiye kubyara icyo azabyara? Ariko buriya azabyara, ntabwo igihe kiragera, nubwo nari mvuze ngo wabwirwa n'iki niba abyaye. Ndi kubivuga ukagira ngo abyaye nonaha. Ariko se ubundi ubu ngubu ndamuhora iki ko watanyanga? Kanyubaha nka mama we, kanyubaha nk'umubyeyi, undi mutima atari ku bundi wasaze. Igihe cyose uyu mukobwa kibana n'umuhungu wawe, nta na rimwe umuhungu wawe azahumuka. Neza uyu mugore ni nk'umurozi, neza yakurogeye umwana. Ubona urukundo Lucas akunda Jenta we rubaho? Ibaze wabonye he umuntu ukunda umugore we akamurutisha umuryango? Ibyo bintu hari ahandi hantu wigeze ubibona? Ese hari ahandi hantu urabyumva wowe? Ibintu ntabwo bibaho pe, ntabwo byumvikana. Ese wowe basi urabyumva? Wowe urabikurura ukabyumva? Imitima imibana myinshi, umwe umubwira ati sigaho, undi ati komerezaho. Agera aha ngaha akanibwira akavuga ati wiyonza kuba rwose nanjye narize ubuganga, wumva nagiye kwishakira imiti nkaba ari njye ubyikorera. Bana iki gicucu cy'umukobwa ngo ni Layla cyanziritse aha ngaha ku kasi cyatumye ntegereza, ariko nagera ngo ndamukurura amatwi. Njyewe isene zanjye fizi nawe horaga ntanga buri munsi, isene zanjye zapfuye ubusa.
yibare no kunyibutsa yuko yize kuba dogita ubu ngubu iyo aza kutabinyibutsa nari bugire byibura n'igitekerezo cyo gukora ibi ngibi ko nari kuba ndi aho ngaho ndimo ndeba aho ngaho nabuze n'icyo nkora none anzaniye ibisubizo ngo byibura ndebe ko uyu mukazana yamva imbere n'uyu mwana atwite ntifuza yuko ambera umwuzukuru none ibisubizo yambwiye anzaniye nabyo yabiheranye ariko ubu wambwira ibintu arimo aha ubu wabona yibereye kumwe ngo areka inyundo z'ubu ngubu we ngo na ya masheri yiwe mawe ye ariko buretse nagera ahangaha arambona akiri aho ngaho arimo yivugisha Rayira aturuka ku geti akimubona mujinya mwinshi n'uburakari aragenda akamufata akaboko agahera kakamujyana ahantu kure abantu batari bumwumve agatangira kumutonganya kabwa ataka ubundi watekerezaga iki reba nagutegereje iminota 30 none yanarenze dore isaha iri gukabakaba wowe urifata ukambwira ngo uraje kandi ubizi neza kutaraza Rayira ati mama nukuri mbabara ndakwinginze reka ngusobanure ukuntu byagenze nyine nagiye kureba be ingezeyo nsanga ntago ameze neza biba ngombwa nyine ko mbanza kumwitaho buriya wamumagaraga umbwira nanjye nkabwira ngo ndaje ariko nyine nari nzi ko ngiye kuza mpera ko mpura na birantega nose wagira ngo mbigenze nte undi ati ibyo ngibyo turaba tubivugana mu kanya ubundi si uwo muhungu umbwira mukundana utaranzanira undi ati ariko mama tuza pe be urabizi afite ikibazo cy'uko ari kubaka kandi inzu igeze mu masuku rindira nyuma yo kubaka njye nawe tuzahera ko dukora ubukwe urabizi neza nta kindi kintu gisigaye umuryango we yarawunyeretse barambonye baranze ahasigaye nyine nuko ari njye uzamuzana mu rugo gusa nyine njye ndifuza kuzaza kumwerekana ari uko nyine yamaze kunterera ivi nambaye engagement ring natsi ibyo binyabazungu kandi byo ni ibiki Rayira ati mama nawe ngiye kugusobanura ntabwo ubu engagement ring ntabwo uyizi koko undi ati none ko ari mwebwe mwize ngewe nize hehe ayo nagombaga kwiga si mwese si mwe mwayize wowe n'abasaza bawe na bakuru bawe si yo mwize mbabarire usasire rwose ibyo bintu namenya ari ibiki niba ari grade se niba ari grade D ni ibiki uvuze ngo ni grade wig ugize uti iki Rayira areseka kabati mama ndakubwiye ngo ni engagement ring ibyo bindi uri kuvuga ntago nza uri kubikura kwanza tubanze tujye gukora ibyo dukora urushinge rwo nararutunganyije n'umuti namaze kuwushyiramo ahubwo ngwino tugende tubikore vuba bahera ko bakinjira mu cyumba Jinta barwariyemo Rayira bafite urushinge rurimo umuti nta kindi kintu akora afata wa muti akawutera muri serumu ya Jinta bamara kuwuteramo mama Lucas ahera ko aseka cyane agatera agatwenge avuga ngo Jinta we kwaheri urabeho aheza ni mu ijuru niba koko iryo juru bavuga ribaho njye nawe tuzarihuriramo ariko ubwo nyine niba ritabaho ubwo nyine kakubayeho bahera ko bagasohoka Rayira agenda aganira na mama we avuga ati ariko mama namye ntekereza nibaza kuri Jinta ndetse na musaza wacu Lucas nangwa se umuhungu wawe nyine bucura mu bahungu bawe ejo bundi nabwo nari ndi kubitekerezaho ndongera nibuka amwe mu magambo wambajije umbwira ati ariko ubwo Jinta nitumara kumwambura ubuzima
akagenda ajyanye n'uyu uriya mwana atwite, aho undi mukazana tuzamukuraho cyangwa se Lucas tuzamukuraho undi mugore. Icyifuzo ni uko Lucas yashakana n'umukobwa dushaka, akabana n'umukobwa twebwe ubwacu tumushakiye, kuko mu bigaragara we yagiye kwihitiramo ahitamo nabi. Ubu se nk'ubu ngubu uyu mugore yazanye ni gateke, ariko nanone mama tutirengagije igihe tagira umutima mwiza, ni uko wenda hari natwe tudashobotse. Undi atumva reka nkubwire, njyewe uriya mukobwa namwanze nkimubona, namwanze rwose nkimukubita amaso, ariko kubera ko Lucas umwana wanjye namukundaga nanze kumutera agahinda ngo mwereke yuko ntishimiye umugore we. Uyu munsi nibwo ndi kumva nicuza impamvu ntigeze mubwira rwose kuriya nta mukazana umurimo. Noneho byahumiye ku mirari, ubwo yamaraga iyi myaka yose yari amaze atabyara. Hari ubundi ni 10 si 17 18 gutyo, arahirate cyane rwose. Umuvugizi ubu ngubu yaza kuba yarabyaye agishaka, aba afite abana bakuru, imfura ye rwose yakabaye ifite nka 10 afite n'abana nka bangahe. Irahirate. Ariko nanone mama hari ikindi kibazo ndi kwibaza, Jinta agishakana na Lucas ko wamukundaga, kandi nkaba numva umbwira ngo wamwanze ukimubona. Undi atego ko biriya kwari ukwijijisha, kwari ukwicisha hirya no hino. Ntago nigeze mukunda, nabaga ngira ngo umuhungu wanjye atabona ko ntamukundira umugore. None se ujya wibuka igihe yari yaramye? Uribuka umunsi umwe yajya koga akava mu bathing room arimo avuza induru ngo ibintu biri kumurya? Urya munsi njye nari nafashe ibintu nashyize mu mazi, ariko urabizi ko naje ntabarana ingoga mvuga ati umukazana wanjye abaye iki, ati buriya natangiye kumugenza rwose akigera muri ruriya rugo. Narakarebaga nkareba nkabona se nyine amaraso yanjye nayo ntibyigeze bihura. Ati reka nkubwize ni ukuri mwana wanjye, Jinta nzamwanga kugeza mpfuye. Ubundi se ubu nabamukundamo iki? Mushimira ko yandogeye umwana akamukunda nk'umusazi? Ubu wambwira ngo Lucas urukundo akunda Jinta, uru rukundo rubaho? We hari ahandi hantu wari warwumva? Ati mama ibyo byihorere, reka niba banakundana nangwa se batanakundana n'ibindeba. Icyo ndi kugufasha ni ukugira ngo nyine ngufashe nyine kuba wagira gutyo ukivuna umwanzi, nyine ibikubangamiye bikakuva imbere. Njye nta kindi kintu mbikorera, byose mbikorera wowe mama. Mama waraturuhanye, mama watwitayeho. Nyuma y'uko dupfushije data tukiri abana bato cyane, ntabwo wigeze uduta, ntabwo wigeze udusiga. Wagerageje kujera imitungo yose data yari yaragusigiye, uduhera fizi turiga twese turayasoza. Uyu munsi nduwo ndiwe kubera ko mama wanyitayeho. Mama wadukunze urukundo, urwawe ndetse n'urwa tata. Watubaye hafi mu bihe bibi ndetse n'ibyiza. Mbese hahandi twari turi aho umwanzi yifuzaga, wakomeje kubana natwe nk'umubyeyi kandi ugumya kudukunda. Mama njya nibuka rimwe na rimwe wararagurira usenga usaba Imana ngo izakurindira abana ibahereza ubwenge, cyane ko abantu birwaga bavuga ngo ibyana byawe bizaba ibirara, abandi bavuga ngo ni abana b'umugore, ngo yewe ntacyo bazimarira nta n'icyo bazageraho. Uyu munsi imfura yawe ibayeho neza, yewe na bucura bwawe ari we Lucas. Ariko ubwo ndavuga mu bahungu, kuko ninjye bucura habe mu bakobwa no mu bahungu. Uyu munsi ari mu bakire bakomeye muri iyi town.
muri iki gihugu harabanza ari mu ba mbere. Ese aho Imana itaguhaye umugisha ni he mama? Rero igituma ngewe numva ngukunze kandi nkumva ko nzagushyigikira muri byose, mama ntiwigeze uduta nk'uko abantu babitekerezaga, ntiwigeze udusiga nk'uko abantu bavugaga ngo uzaduta. Bamwe baravugaga ngo kujera ibyo tata yagusigiye ngo bizanga, ngo yewe ngo nunanirwa kujera ibyo tata yasize ngo uzaduta ugende. Abandi bavuga ngo tuzabaza mayibobo, abandi bavuga ngo tuzabyarira mu rugo, ariko ibyo byose twarabirenze mama. Uyu munsi tumeze neza, turiho neza, turi mu buzima bwiza. Niyo mpamvu ngewe ikintu cyose kikubangamiye mba ndwana no kugira ngo kiveho, mba ndwana no kugira ngo nkirimbure. Niyo mpamvu uzasanga ngiye mu mafuti, mu bizima, mu bipfuye nzagushyigikira mama, kuko wabaye aho undi wese atabasha kuba ari. Bajya bavuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Ubu nanjye nabishimangira, mama uri mama, uri mama wanjye, uri mama Lucas, uri mama w'abakobwa n'abahungu, basaza banjye bakuru ndetse n'abakuru banjye. Uri mama wacu dukunda kandi twubaha. Mama mu byiza no mu bibi wabanye natwe. Niyo byabaga byanze, ntabwo wigera gutwereka yuko uri umunyantege nke, ahubwo waratubwiraga ngo nidukomere bizakunda. Rero icyo wanze nzacyanga, kandi icyo ukunda nanjye nzagikunda. Icyo uha agaciro nzagiha agaciro, icyo udashaka nzakigizayo. Bashyira aho ngaho baganira, babona abaganga basa naho birukanka berekeza mu cyumba Jinta barwariyemo. Mu guhindukira n'ubundi babibona, basa naho bacirana amasiri, bakagenda basa naho bagana aho Jinta ari. Bakigera ku muryango, basanga abaganga basa naho bari kwinjira bafunga amarido, barimo bafunga imiryango, ibyuma biri gusakuza. Abaganga basaba mama Jinta ndetse na Jinta, abaganga basaba mama Layla ndetse na Layla kutinjira kugira ngo barebe ikibazo umurwayi afite. Bahera ko bagenda kwicara hafi aho, ariko basa naho bari guseka. Abaganga batangira kwita kuri Jinta, barimo bibaza icyaba kibaye. Dr bari kubwira bagenzi be ati ngiye mu kanya gato mvuye hano, mbona ari muri situation nziza. Ese ubundi byaba bigenze gute? Umwe mu baganga baba bari aho ngaho aritegereza akareba ku ruhande, akabona serumu Jinta ari kunywa irasa naho hari ibindi bintu birimo, akabona irasa naho yahinduye kara. Aherako akabaza Dr, akavuga ati ariko se ko mbona iyi serumu noneho mwamuteye irasitera, ko mbona irimo izindi kara, izi serumu sintekereza ko mwazimukuyeho ra? Ubundi si iyi kara mbona irimo gutya irasite. Abadokita baritegereza, bakabona muri serumu ari kunywa irasa naho ari irimo ikibazo. Bahera ko bayicomora vuba vuba. Nta kindi kintu bakora
uretse gukora uko bashoboye bakarwana no kugira ngo bahagarike serumu yari ari kunywa, batangira gufata ibizamini byose bishoboka kugira ngo bamenye umuti wari uri muri serumu Jinta yari ari kunywa. Hashira umwanya munini abaganga bose basa naho bari kwita kuri Jinta gusa. Abaganga bakora uko bashoboye Jinta bagatangira kumutera imiti igiye itandukanye kandi inyuranye kugira ngo barebe ko byibura batabara ubuzima bwe buba buri mu kangaratete. Tuve kuri Jinta ndetse n'abaganga baba bari kumwitaho, twigarukire kuri Layla ndetse na mama we. Bakiri aho ngaho bicaye rwose bari kuganira, Lucas ahera akaza. Akihagera mama we aramubaza ati ariko se ko mbona ugarutse ubwo uraruhutse? Undi ati mama ntago rwose nabona imbaraga ziruhuka, nzi neza ko umugore wanjye aryamye ahangaha ku gishasiro, naryamye nabuze ibitotsi pe. Kugeza ubu ndi kwibaza ikintu cyateye Jinta kuba yarembye ku buryo agera kuri point yo kuba yajya muri koma. Byanshobeye nakubeshye byancanze pe. Nabuze amahoro, ndi kunywa n'amazi namanuke, kandi uwakubwira ukuntu nshonje ntabwo wabyumva. Bakiri aho ngaho barimo baganira, umwe mu badokita aza abasanga, ahera akababaza ati ndashaka kumenya ninde muntu winjiye mu cyumba cy'uriya mu mama byari aryamyemo, ninde winjiye mu cyumba Jinta aryamyemo? Ntabwo ndi kubyumva. Abaganga bose bo muri ibi bitaro nta n'umwe ushobora gukora ikosa nk'iryabayeho. Ahera akabaza Lucas akamubwira ati se umugore wawe hari abanzi yaba afite? Ntabwo njye numva ukuntu nsanze serumu ziwe imwe muri izo ngizo, kuko ari kunywa serumu ebyiri, irasa naho hari umuti uyirimo. Ntabwo ndi kwiyumvisha umuntu ushaka kumwambura ubuzima. Lucas ati se ntabwo nabitekereza pe, ntabwo nakumva gusa umuntu waba ushaka kunyamburira umugore ubuzima yaba asate. Ubundi ubwo ni muntu ki? Dr mugore wanjye aritonda pe, ni imfurakazi, nta mutima mubi, nta rwango, nta bugome, ntaki. Ntabwo rero kano kanya ndi kumva ukuntu umuntu yaza agashyira umuti muri serumu ari kunywa. Ikindi ibi bitaro sintekereza ko harimo umuntu umuzi. Ubwo rero ntabwo naba nzi umuntu uri kugenda ku mugore wanjye. Gusa dogita ibi bintu bifite ishingiro. Nanjye ntabwo ndi kumva uburyo umugore wanjye yaba ari muri koma kano kanya. Dogita ahera akabwira Lucas akamubwira ati humura umugore wawe ntabwo akiri muri koma, yakangutse ariko ubuzima bwe bwari buri habi. Twakoze uko dushoboye ngo turebe ko byibura twatabara ubuzima bwe n'ubwo umwana atwite, ariko kugira ngo bize kugenda neza ikintu gihari ni uko umugore wawe tugiye kumubaga tukamuteruramo umwana, kubera ko imwe mu miti bari bamuteye tutamuteruyemo umwana ishobora kugira ingaruka ku mwana. Lucas ati ngo iki dogita, umugore wanjye n'umwana baba bari mu kangaratete? Dogita tuyawumvise nabi, turaza kumubaga kandi biragenda neza. Yego tugiye kumubaga mbere y'igihe, yaburaga icyumweru kimwe ngo abyare, ariko turaza gukora uko dushoboye
ahari turebe ko umwana n'umugore wawe bombi twabakiza tukabakiza urupfu bakabaho. Gusa birasaba kwizera ndetse no gusenga. Erega nubwo natwe turi abaganga twizerera mu gushobora no mu gukora kw'Imana. Lukasi mu bwoba bwinshi bwuje ikiniga n'agahinda abwira Dr akamubwira ati ndakwinginze untabarire umugore n'umwana. Undi ati icyo ngewe nshaka no kunsinyira gusa mu kanya kari imbere umugore wawe twaramutwara, kandi ndagusezeranya ndaza gukora uko nshoboye mu bwenge no mu buhanga bwanjye, sindi buze gutuma hari ikiba ku mugore wawe nangwa se umwana wawe. Lukasi ahera akabwira Dr akamubwira ati icyo ari cyo cyose ushaka, yewe nunabishaka nzakwitura, ariko mvurira umugore unabarire n'imfura. Dr imyaka 17 ishira 18 njye n'umugore wanjye twarabuze urubyaro n'imyaka myinshi, none Imana yari iduteye iteka iduhaye kubyara, ariko kuva umugore wanjye yatwita yanyuze mu bikomeye gusa, yanyuze mu buribwe budasanzwe, nanjye ubwanjye ntazi uko nasobanura. Dr yumva ibintu byose Lukasi aba amubwira akamubwira ati ngenda kumva, I really understand you kandi I really feel you. Ndaza kugerageza nkore uko nshoboye ndebe byibura ko nagutabarira umuryango, ariko nanone niba utazi no gusenga ubyigira ahangaha utangire usengera umugore wawe n'umwana. Dr ahera akagenda, Lukasi nawe mu bwoba bwinshi ava aho ngaho agatangira kuzenguruka mu bitaro, ari nako yibaza ibibazo byinshi, yibaza ku magambo Dr aba amubwiye, harimo yibaza ati ariko se umugore wanjye ni uwuhe mwanzi yaba afite? Ubundi aho ngaho umuntu ushaka kundimburira umugore yaba asate? Ese ubundi yaba apfa ikinaginta? Lukasi abyibazaho ariko akabibura igisubizo. Tugaruke kuri Layla ndetse na mama we bababaye cyane. Mama Lukasi abwira Layla avuga ati sha ndabona rwose umugambi wacu upfubye, ubu nari nzi ko uriya mugore apfuye umwana wanjye agiye gutandukana nawe bagatandukana burundu, none ndebera abaganga baramukijije, ariko agenge. Layla ati mama Jinta turacyamufite, ariko ubundi mama kubera iki wumva ko twagira gutya tugatuma apfa? Nta kuntu ahubwo twamubabaza akazarinda apfa rwose yishwe n'agahinda. Undi ati se byagenda gute? Twabikora mu buhe buryo? Layla ati none se ntagiye kubyara? Ntibakubwiye ko bagiye kumujyana ku iseta? Rindira umwana we namara kuvuka niwe tuzashyira mu cyimbo cya nyina. Mama tugomba gutuma Jinta rwose azajya atwita akabyara ariko ntaheke. Abana be bose bazajya bavuka ariko ntibazajya babaho. Ahari nitujya tugira amahirwe tuzajya tuzikuramo zitarakura, ariko nibiyanga nyine ubwo azajya abyara ariko ntago azigera agira umwana mu rugo. Ndata ariko ntabwo ndi gusobanukirwa neza, ushatse kuvuga iki? Undi ati mama nyine tuzajya dukoresha ya sisiteme, ni ukujya dufata umwana yabyaye tukamwambura ubuzima, nyine azajya abyara apfusha. Ibyo nabyo bizagera aho ngaho birambiranye, ubundi si ibyo ngibyo byo ntibizaba iturufu yo gutuma atandukana na musaza wanjye.
undi ati ariko uzi ko ibyo bintu uvuze ari byo ku gatekerezo rwose ni sawa ahubwo se buriya tubitangire kuri iyi mfura ye. Rayira ati mama we byihorere nzakwereka uko tuzabigenza, reka twe tumureke abyare, ubundi ahasigaye twari tuzi ko atabyara tubona aratwise, tugerageza gukuramo inda yanga kuvamo, tugerageza kugira ngo byibura tumurimbure ahwane nayo nabyo biranze. Ubwo rero nyine ubwo reka abana bari bo twadukira, ntago rwose nta mwuzukuru dukeneye rwose uturutse kuri Jinta. Reka 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 reka, amaso yawe wambwiye ngo uzamwanga kugeza upfuye. Ubwo rero tugire vuba tuzajya tumuhekura da. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese uyu mugambi mubisha wa Rayira ndetse na mama we w'uko Jinta azajya abyara ariko abana be nibabeho bazawugeraho? Ese nibaramuka bawugezeho aho Jinta agahinda azagakira? Inkuru yitwa Inzitane, byose twibaza tuzabyumva mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, yandika kandi ni nanjye wibagezaho.